bakristu bavandimwe bana bacu dukunda muri ibirori bya Pasika ya Nyagasani kuri uyu munsi wa gatatu w'ibirori bya Pasika duhuriye hano kwa Bikira Mariya nyina wa Jambo umwamikazi wa Kibeho. Mbere ya byose rero mbaramutsa mwese Kristu Yesu akuzwe. Ndabifuriza mwese Pasika nziza. Nk'uko mubizi kandi mwabyigishijwe mu nyigisho mumaze guhabwa na Padiri Silvestre, kuva tariki 28 Ugushyingo umwaka w'1981 kugeza tariki 28 Ugushyingo umwaka w'1989 hano Ikibeho hagaragaye igitangaza gikomeye cy'ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo. Umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye mu bihe bitandukanye abana b'abakobwa batatu, Alphonsine Mumureke, Anatali Mukamazimpaka na Marie Claire Mukangango bigaga muri ishuri ya hano hirya hano Ikibeho. Ndi mu bagize amahirwe yo gukurikiranira bya hafi amabonekerwa kuko yatangiye ndi mu myaka ya nyuma ya seminari nto, ariko akaba yarakomeje kuba mu myaka yose nigaga hano hirya i Nyakibanda iseminari nkuru, aho n'abayobozi bacu abarimu bacu bari biyambajwe kugira ngo bakurikirane iby'amabonekerwa iyo bavaga hano Ikibeho mu gihe cy'amasomo. Badusangizaga ibyo babonye, noneho uburyo bw'umwihariko ku itariki 28 Ugushyingo mu mwaka w'1989, icyo gihe nari umudiyakoni, abafatiri bose bo mu Nyakibanda twaje hano dukurikira amabonekerwa y'uwo munsi, ari nayo yasozaga amabonekerwa ku mugaragaro. Bikira Mariya rero yigaragaje hano Ikibeho hano mu bihe bitandukanye muri iriya myaka hagati y'umwaka w'1981 hano hahuriye abantu benshi hatangirwa ubutumwa bukomeye, ubutumwa umuntu abivuze mu magambo make, ubutumwa bugenewe isi yose. Uramutse ushatse gufata amagambo makeya, umubyeyi Bikira Mariya yigaragarije abana batatu
ashishikariza abantu gusenga. Nimusenge, nimusenge. Umubyeyi Bikira Mariya ashishikariza abantu kugarukira Imana. Nimuhinduke, nimuhinduke inzira z'ikigendo. Birumvikana ubutumwa muri iyo myaka yose umubyeyi Bikira Mariya yatugejejeho ni ubutumwa bw'ubukungu bwinshi cyane umuntu atasesengura mu mwanya muto, ariko uyu munsi tugaruke ikintu gikomeye kuwa Kristo arangwa n'isengesho. Uwa Kristo arangwa no kugira umwanya wo gukirana n'Imana. Uwa Kristo arangwa no guharanira ubutungane bidatana no kwemera ko turi abanyabyaha no kwicisha bugufi no gusabira Imana imbabazi. Ngarutse kuri iyo ngingo ya mbere rero, murabizi mu isengesho dushimira Imana ibyiza barimo kutugirira, tukagira n'ibyo tuyisabira. Nabonye mu ntangiriro abenshi bagize umwanya wo kuzana agapapuro cyangwa se bahasha irimo icyo basaba Imana, icyo bayishimira, ukayishyira mu biganza by'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ashyikirize umwana we Yesu. Ndahamya ko ubwo mwaje hano urugendo nyobokamana, abana bacu, abana ba diyoseze yacu, ufite byinshi mutura Imana munyuze ku mubyeyi Bikira Mariya. Isengesho ufite ku mutima mukamurigeza ku Mana mwishyuza umubyeyi Bikira Mariya. Ndahamya ko mufite ibyo mushimira Imana nk'ingabire y'ubuzima, ubwenge n'impano Imana yabahaye. Hari n'ibyo wishimira ababyeyi Imana yabahaye, abavandimwe, inshuti, abafasha, kandi ufite ku mutima isengesho mutura Imana musabira ababyeyi banyu, bavandimwe, cyane cyane muzirikana abababaye bakeneye inkunga y'isengesho. Mu ivanjiri twumvise amarira ya Mariya Madarena. Amarira ya Mariya Madarena unajyanye n'isengesho, aho yatabawe agahumurizwa, cyane cyane binyuze kuri umumarayika uje agira ati, umugore urarizwa n'iki? Aha Mariya Madarena amara aya marira ye muri ako kababaro ke ahumurijwe kandi akomezwa n'inkuru nziza yuko uwapfuye yazutse akaba ari muzima. Bavandimwe, natwe mu bigeragezo duhura nabyo no mu bitwugarije, uburwayi n'ibindi biduteye impungenge, duhumurizwa na Yesu Kristo wazutse kandi
tugakomezwa nuko dufite umubyeyi Bikira Mariya uhora atuvuganira. Icya kabiri twumvise ijambo ry'Imana rimaze kwamamazwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nuko uwumvise inkuru nziza aberaho kuyamamaza ashize amanga. Aha rero tugatungurwa na Petero muzi kuwa gatanu kuwa kane mutagatifu igihe baje gufata Yesu, igihe yiraririye ngo azapfana nawe, azakomeza nawe, azamuba hafi. Muzi ko yihakanye Yesu gatatu kose imbere y'umuja. Ubu rero turabona imbaraga zidasanzwe akesha guhura na Yesu wasutse, ku buryo imbere y'abatware n'abaherezabitambo arahamya kwemera kwe. Imbere y'imbaga afite ijambo ryerekana imbaraga duhabwa na Yesu wazutse. Inzu yose Israheli nimenye idashidikanya uwo Yesu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Yesu yarazutse, Yesu ni muzima. Abahuye na Kristo babahamya ba Kristo kugeza n'aho bemera ko amaraso yabo ameneka. Kandi iyo nkuru nziza ya Kristo wasutse, Kristo muzima, igera ku mutima w'abatega amatwi. Ikagira ahantu ibakorogoshora. Niyo mpamvu twumva abumvise inkuru nziza yamamajwe na Petero ku munsi wa Pentekositi baribaza bati dukora iki? Nta wumva iryo jambo, nta wumva iyo nkuru nziza ngo akomeze kwitwara uko yari asanzwe, yiyumvamo imbaraga zo kugira ikindi kintu akora. Aha rero niho twumvise icyo Petero abashubije, nimwisubireho. Ayo ni amagambo umubyeyi Bikira Mariya yaje kutwibutsa, nibyo umubyeyi Bikira Mariya yandikiweho, yaje avuga kwisubiraho, kwicuza ibyaha, kugarukira Imana, guhinduka tukaba beza. Ikindi Petero agarutseho mubatizwe, ni ukuvuga ngo ibyiza Imana igenera abayo ku buntu mubyakize yombi. Amasakaramentu duhabwa, aha ndazirikana abana bacu ikigero murimo, Imana ibagenera ibyiza byinshi kugira ngo mushobore gukura, mukure neza. Amasakaramentu muhabwa, benshi muri mwebwe bagize amahirwe ko ababyeyi babitiyemo neza mu gihe bari uduhinja, bahitiramo kwinjira mu muryango w'Imana babikesha abatisimu. Nzi neza ko mu kigero kiri murimo hari benshi bitegura amasakaramentu karitsiye ya mbere, cyangwa se abatarabatijwe
ari impinja bakabitegura batisimu no gukomezwa. Ndagira ngo bana bacu bashishikarize gukunda kwakiza yombi ibyiza Imana igenera abana bayo mu masakaramentu. Mwinjire muri gahunda za paruwasi zanyu zo guhabwa amasakaramentu mudategereje. Mwibutse ababyeyi banyu, hari bamwe bagira igifuko cyo kubihuza n'igihe bafite amafaranga n'uburyo bwo gukora iminsi mikuru, bakirengagiza ko ibyo byiza Imana itanga bisumbye kure ibyo kunywa n'ibyo kurya. Ugasanga hari abasibiza abana babo ngo mu gihe bagishakisha amafaranga yo kuzashaka ibyo kurya n'ibyo kunywa. Mu cyubahiro mugomba gukomeza kubagaragariza inyota mufite yo guhabwa neza amasakaramentu mu gihe gikwiye. Petero ikindi agarutseho ni mirokore nitandukanye n'abantu bayobye. Aha birumvikana ko umwana wo mu kigero cyanyu mugomba kuba mwibaza muti dukore iki? Ndagira ngo rero mbahe inzira ebyiri z'ibyo mwakora gukomera ku cyubahiro cy'Imana n'icyubahiro cy'iby'Imana, bikaba intego mutahanye nyuma y'urugendo nyobokamana hano i Kibeho. Guharanira icyubahiro cy'Imana n'icyubahiro cy'ibyayo aho muri bose n'igihe cyose. Mwumve ko Yesu muhuye nawe, muhura nawe mu ijambo rye ryamamazwa. Yesu mwerekwa n'umubyeyi Bikira Mariya, abasaba kugira ngo mukurikire urugero rwiza mu buto bwe, mu bwana bwe i Nazareti. Yesu i Nazareti, umuryango w'i Nazareti yakuraga mu gihagararo, mu bwenge no mu busabanama. Bana bacu rero turabifuriza gukura munogeye Imana n'abantu. Muri uyu mwanya mwaje gutura Imana isengesho ryanyu munyuze ku mubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Turifatanyije mu isengesho ryanyu, isengesho mutura Imana mwisabira abantu bose, musaba imiryango yanyu. Twese umuryango w'Imana ukoraniye muri iyi ngoro ntagatifu dukomeze gutura Imana amasengesho yacu twisunze umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, umwamikazi wa Kibeho. Imana iragahora isingizwa mu bayo iteka ryose. Amen.